Ikaze kuri Same Edu 7, mbahaye ikaze. Ubwashize twari twarangirije ahantu ku ndamutso, ryari isomo rya mbere muri iyi seri twatangiye yitwa Kwiga Icyongereza, kandi akaba ariho tugiye gukomereza. Reka tudatinze rero dutangirane n'icyitwa recap cyangwa se gusubiramo. Ubwashize twize ikintu cyitwa indamutso. Murabibona iri somo mwararibonye, utararibonye kandi nawe aze kureba muri description, ndaza gusigamo linki, hanyuma abe yagenda yongera ryige. Mbibutsa yuko kandi kuri iri somo rya mbere ku musozo twabashyiriyeho ibisubizo by'ibibazo byabajijwe muri the challenge questions, bimwe mubona kuri Facebook page yacu. Reka rero tudatinze dukomeze tujya mbere turebe iri somo. Indamutso twarazibonye, twabonye ko umuntu ashobora kuramutsa mu buryo busanzwe cyangwa se budasanzwe, ndavuga uburi informal, uburyo ushobora kuramutsa umuyobozi cyangwa se ukavugana n'umuyobozi, n'uburyo ushobora kuvugana n'umuntu usanzwe. Birumvikana ni ibintu biba bigomba gutandukana. Niba umuntu ugenda ukamusuhuza uti VP cyangwa se amakuru yawe, ntabwo umuyobozi iyo muhuye ariko bigenda. Yewe n'ibimenyetso ukoresha umubiri wawe bigomba kuba bitandukanye. Rero niyo mpamvu twagize ngo tubibabwire mu isomo rya mbere, abatarabashe kurikurikira mwakongera mukarireba. Tudatinze rero niho tugiye gukomereza. Twasoje turebera hamwe turi kuri iki kibazo cyavugaga ngo what is your name. Twibaza tuti mbese umuntu muhuye bwa mbere mwakoze akaganiro gatoya, yego, good morning, yes good morning, how are you, fine thanks. Umuntu uramusuhuje uti mwaramutse, nawe aragusubiza mwaramutse neza, yego twaramutse neza. Uramubajije amakuru cyangwa se mumeze mute, nawe arakubwira ati wenda meze neza cyangwa se ntabwo ari neza. Nibyo fine thank you, cyangwa se niba atameze neza akavuga I'm not okay, I'm not good, not well, bad, something like that. So nibyo twarebye. Rero ugahita utekereza uti none ikiganiro cyakomeza gute? Mu biganiro turimo kubakorera tuzakomeza kugenda tubereka uko ibiganiro byakorwa hagati y'abantu, uburyo wakwiga icyongereza mu gihe gitoya cyane. Wibuke ni iminota 3 kugeza kuri 5. Reka dukomeze. Reka turebe rero icya mbere cy'uyu munsi. Recap twayibonye, kwari gusubiramo. Noneho tugeze ku cyitwa kwibwirana. Mu gice cya mbere kwari gusuhuzanya, igice cya kabiri ni ukwibwirana. Dore cya kibazo twasorejeho, what is your name. Hano turi kubona umuntu wasubije ngo I'm Lana, I'm Lana. Ese ibyo ni ibiki biri aha ngaha? Hano baratubwira ngo there are some small differences that are common in almost all languages and that make every language to be unique with its user from one language to another. Here we say one. Ni ukuvuga ko icyo bagerageje kuvuga hano, muri buri rurimi hagenda habamo ibinyuranyo birutandukanye n'izindi ndimi. Ibyo bigatuma ururimi runaka rugira umwihariko. Ngira ngo aha muraza kubibona neza. Hano baravuze ngo what is your name, I'm Lana. Mu by'ukuri tubishyize mu kinyarwanda, umuntu akubajije ngo witwa nde, ari byo what is your name, uramusubiza ngo nitwa kanaka, nitwa Lana. Ariko hano mu cyongereza aravuze ngo I'm Lana. I am ni impine ya I am, bivuga ngo ndi Lana. Ni nko kuvuga ngo amusubije ngo ndi Lana. Rero tubishyize mu kinyarwanda cyuzuye ngo amusubize ngo nitwa Lana, yagakwiye kuvuga ngo I'm called Lana cyangwa se I'm called Mucyo. Ushobora gushyiraho amazina atandukanye cyangwa se agasubiramo igice gitoya cy'ikibazo yabashijwe akavuga ngo my name is Mucyo, my name is Lana. Niko byagakwiye gusubizwa. Ariko icyongereza cy'umwimerere ni iki ngiki, I'm Lana. Ni wa mwihariko tugomba kuzajya tugenda tureba. Reka dukomeze. Tubona hano n'abandi bantu bahuye. Lana nawe
aragarutse abaza Peter, what is your name? Peter arasubiza, I'm Peter. Wenda rero nabyo ubishyize mu kinyarwanda cy'umwimerere cyangwa se ijambo ku ijambo, mu gihe umuntu akwajije what is your name yagakwenda kumusubiza nk'uko uyu Kaneza yasubije, ubwo twashyizeho ko ari umunyarwanda, I'm called Kaneza, or my name is Kaneza, nitwa Kaneza cyangwa se izina ryanjye ni Kaneza. Uyu mwihariko nizere ko ako kantu mugafashe, si ngombwa kugira ngo umuntu nakubaza what is your name utangire uvuga ngo my name is. Ushobora guhita wikomereza uvuga uti I'm Lana. Thank you so much. Sasa rero ku kintu kijyanye no kwibwirana turakibonye, kandi hano hari inama ntoya tugirwa. It's good idea in introduction to get to know more about someone. However, for some information you may feel it as a personal and find it difficult to ask. Here we give you some tips to use. Nkuko twatangiye tubibabwira, bijya bibaho kuganira n'umuntu ukumva wamenya amakuru, ariko hano batubwiye ko atari byiza kuba wabaza ikibazo cyose utekereje. Rero kubw'iyo mpamvu hari amakuru amwe n'amwe uzajya ubona bigoye guhita uyabaza, niyo mpamvu hano tugiye kubaha amabanga cyangwa se udu tips mushobora gukoresha. Reka turebe wenda ku kijyanye no kubaza umuntu ku bijyanye n'akazi. Umubaza gute rero? Turacyari muri cya gice cyo kwibwirana. Ni gute ubaza umuntu icyo akora cyangwa akazi mu kinyabupfura? Cyangwa se how can you ask someone the job in a polite way? Reka turebe. Turacyafite za nshuti ebyiri zahuye mu gice cya mbere cyo kwibwirana, barangije kubwirana amazina, dukomereje aho. What do you do? Ubu ni uburyo bumwe ushobora kubazamo ikibazo kandi mu kinyabupfura. What do you do? What do you do? Rana arasubiza ati I'm farmer. Kaneza nawe n'undi muntu ahuye n'undi witwa Mucyo aravuga what do you do for living? Mucyo arasubiza ngo I'm teacher of English. Ubu ni uburyo ushobora gukoresha urimo urabaza umuntu ikibazo akora. Ni ukuvuga ngo what do you do or what do you do for living? Ibi bibazo bibiri nibyo bibazo biri polite cyangwa se ibibazo bifitemo ikinyabupfura. Ngira ngo ako kantu mube mwakanotinze ahantu mukumvishe neza. Hanyuma rero tubona ikindi kiganiro hagati ya Jackie, Teresa, Kaneza na Gracie. What do you do? I'm a farmer. Kaneza arongera aravuga ngo can I ask you what do you do? Ni ukuvuga ngo uyu Kaneza ni umuntu ufite ikinyabupfura cyinshi. Hano yarebye Gracie se wenda atekereza ngo ni umusaza nk'umwe dufite ukina n'amakinamico, aravuga ati can I ask you what do you do? Ni nko kuvuga ngo uri gusaba uburenganzira bwo kuba wamenya amakuru ashobora kuba ameze nk'ibanga. Rero iki ni ikibazo cyiza mu gihe muri kubaza abantu akazi, mujye mwifashisha zimwe muri izi nteruro eshatu twamashije kubona. Gracie nawe arasubiza I'm teacher of English. Thank you so much. Hano hari akandi ka dialogue gatoya muri kubona, ariko ibi bintu byanditswe hano ko ari bitatu ntimukabikoreshe na rimwe. Ntimukabikoreshe na rimwe. Dore icya mbere, what is your job? Yego, nabyo birabaza ngo ukora iki. What is your occupation? Occupation ni ikintu ukora buri munsi, nabyo birabaza ngo ukora iki. What do you work? Nabyo birabaza ngo akazi kawe ni akahe cyangwa se ukora iki. Ariko ibi bibazo bibazwa muri za interview cyangwa se yamabazwa interview mu kinyarwanda, kumwe bakubaza ugiye gukora akazi, ikizamini cyo kuvuga. Rero ibi bintu rwose ntimukigere mubibaza kuko uba uhindutse strange ku muntu muri kuvugana, ni nkaho waba utangiye kumukweshoninga nka boss we cyangwa se nk'uri kumusaba address mu kazi. Murakoze. Hari ibintu rero mukwiriye kwibuka. Mugomba kwibuka ko twize indamutso, kandi hari n'ibyo tutarebye kubera amasaha yararimo kudusiga, n'ubu ngubu
aribyo ngira ngo turebe mu gihe gitoya. Ibyo ni ibihe? Twabonye indamutso, ariko se ba bantu bagiye gutandukana batandukana gute? Ndetse ko barangije n'ahangaha kwibwirana, umwe abwiye undi icyo akora n'undi amubwiye icyo akora. Reka turebe ukuntu bashobora gutandukana. Saying goodbye cyangwa se gusezeranaho. Murabeho ni kimwe na goodbye. Ushobora nawe guhita umushimira thank you. Good afternoon ni mwiriwe neza. Iyi ni imvugo ushobora gukoresha y'indamutso nyuma ya saa sita. Good evening, aha ni indamutso nyuma ya saa 12 wenda. Good evening ni nko kubaza ngo mwiriwe mute, iyo munsi wiriwe ute. Gusubiza byo ni bya bintu nta bihinduka. Urasubiza uti good evening, yes good evening, how are you, I'm fine, things like that. Ni bya bindi nta gihinduka. Mu ijoro ushobora gukoresha wenda umuntu buramutse bukeye, cyangwa se muri cya gitondo hari abadakoresha good morning, ukaba wabaza ngo how was your night, cyangwa se how did you spend your night. Ibyo bintu birakoreshwa. Aka kantu twari twagasize, niyo mpamvu tugashyizemo uyu munsi ngo mukazirikane. Igice uyu munsi dusorejeho cyitwa itoze kuvuga. Nabibabwiye mu gice cya mbere, icyongereza ntabwo ukiga ngo ugende wicare, ugomba kugerageza kwitoza kuvuga ibyo wize. Ndabashimiye. Thank you for watching. Happy learning. Please do subscribe on this channel.